wakavuze gutyo umugore wa mbere urumva twaramugira inama mbi ku buryo waje ko yaruvuyemo mwaramusenyeye ntabwo waramusenya ahubwo wahakoraga yarata abagore mu rugo nta soni umuntu nkawe ananirwa kubaha umugabo we abagore mu rugo ubundi umugore yakugira inama kubaka muzi ko arimo mwasenyeye n'uriya mugore wa mugani rero ntabwo uko bizagenda umva nkubwire rero ishyano ribi umva nkubwire gasopo mu rugo rwanjye bigira ikibazo ibyo bibitindaho sibyo bibaho ariko njye mara umuntu uvukira kuru ntabwo wavukiye kuru iki nicyo gihe hari igihe nyine kibaho umuntu akabanza akagorwa ariko buri wese kuvukana n'umuntu agafata umwanya agatera inama akaza kukubuza amahoro ubona muhaye amahoro yukamureka ibaze icyo kintu kwe kibaze aho nanjye birambabaza umugore azashya cyokora azashya shama amatere urabeshya ariko umuntu mwasangiye mwonsi ibere rimwe koko mugasangirira ku mbehe koko niba ari kugukorera ariko humura ndahari sibyo humura ndahari ntabwo abantu bose ari kimwe wikumva ko twese twabaye abana bawe n'umutindi mama Terese shaho ko hari igihe umuntu aba yumva yarahiriwe mwihorere uriya arumva yarahiriwe ariko uyu munsi ni wowe ejo bundi n'undi gutyo sibyo wikumva ko ari wowe ubuzima burangiriyeho ibi ntabwo ari imperuka sibyo ntabwo uzi uburemere bwabyo birumvikana ngende kubyumva kuko niba uvuye mu rugo rwa mbere ugize gusohoka mu rugo rwawe nk'uko wabimbwiye usohotse mu rugo rwa kabiri kwa mukuru wawe ugiye mu rugo rw'inshuti yawe ubwo se koko uzitwa iki mwana w'ama upfanya akarago ku nzira ni ikibazo ariko ibyo byose bibitekerezaho wibirebaho icyabaye kiba cyabaye tugiye kurwana no kugira gute no kurwana n'ibiri imbere sibyo humura humura rwose turi kumwe kandi iminsi yose sibyo ibi byose tuzabitambukamo bizagenda neza none umugisha we niba mba nakubwiye bijya mu kazi wumva ko ariko ibyo mbwira nibiki ujya mu kazi ko ari mu kazi ibyo kunzana imikino muri business je nakwirukana mani nakwirukana ngashaka abandi nge mba nkeneye umusaruro sibyo nashoye amafaranga ngira ngo hako bundi buri mu bijya aho ushoze kumaza guhaga amafaranga imishahara ngenda nkabongera niyo mpamvu mugende gusanga ibintu muragaramye gutyo ibintu byanjye bigapfa gutyo aka mwana agenda ibyo bintu byose bizaduhana byohera ndetse gato mwe mwe meze ute
meze neza. Ugiye he? Mvuye hano hepfo ku isoko. Uzi ko wagira ngo twatumanyeho. Reba. Nasi inzira iri kujyanye. Reba hano na hano ku mikara. Uzi ko njye nikanze. Uzi ko nikanze njyewe. Mvuye kuzi ko ari ibyo. Ugiye murajya he? Murajya he? Nyine njye hano imbere nayo mvuye hano ku isoko gatoya. Ndavuga ngo reka nce hano hari umumama nagiye kureba yo gatoya. Ubu si wowe ubitekereje n'Imana ibikoza kugira ngo duhure. None se amakuru ukomeje kuburaho ariko igihe duherukana hari ibintu nakubwiye mbona ntabwo urimo urabyumva neza. Ariko byabaye ibindi ibiki cya kigabo cyawe gikomeje kungendaho cyamani gikomeje kungendaho njye nibaje ndavuga nti se n'undi nari kuza kukureba cyangwa guhamagara ukambwira ko cyifuzo njye naguhaye. Yego kandi cyifuzo naguhaye nakubwiye ko wamfasha kiriya kigabo tukagikemura. Narabikubwiye twagikemura hanyuma usigaye ndi gukora kuri ubwo. none se utekereje kereka niba ukimbere cyo wenda utambeshya ko nkunda ariko niba unkunda icyo wakora ko wakumva icyifuzo cyanjye. Bankubwirisha ndagukunda sibyo ariko ukuntu twamwikiza n'ibyo bintu birimo kunzunguza ubwonko nkumva sinzi ukuntu umuntu yabikora ntabwo njye nabishobora. Kurikira wumve njye ureba ahangaha sinzi niba wenda wabikiraho njye nkabyikemurira ariko urumva si ngombwa ko mbikemura ntavuganye nawe. Njye mfite abahungu banjye cyangwa se mvuga barara urahita ubasha kubyumva neza. Babikora mu buryo washaka ko bagenda bakakiroha mu mazi cyangwa se bakanagikemurira aho ngaho. Nanjye nkabaho mwumva ko ntuje kuko turahurira mu nzira hose niba hari aho cyabikuye kigakomeza kinjomba umunwa ahantu hose ntangiye kunyura aho mba ndi gufatira agacupa ujya kubona ukabona kiraje gifashe rimwe cyicaye hirya yanjye kigatangira kunyitegereza ahubwo nkavuga ni kintanze kizahita kibirangiza. Rwose ndagukunda urabizi no kuba twamwikiza ntacyo bintwaye kuko nyine dufitanye ibintu byinshi njye nawe ariko mbabarira nagusaba ikintu kimwe ntibazamwice ngo ntibazamwice ni ukuri naba nkoze none niba ugishidikanya gutyo uretse gato niba ugishidikanya gutyo ngo ntibazamwice ubundi ubwo urumva nimara kuba nagera ku rwego rundi njye nawe nkaba nakodesha inzu cyangwa nubaka nk'uko byose nagiye mbikubwira urumva utazajya umuzana iwanjye. Reka nkusaba ikintu kuki se ushaka ko gumaho? birangoye ariko mbabarira ngo usabe ikintu kimwe wambarire tukiyimukira tukajyana ahantu kure akazanshaka kambura kugira ngo tumene amaraso sibyo sheri tukimuka gute amaraso uratinya kumena amaraso kugira ngo bitagenda gute nimara kubaka urukundo rwanye nawe tukanashyira buri kimwe cyose ku murongo tukagira imitungo tukagira gute utekereza ko uwo mugabo akiriho atazaza kudushakisha? Tekereza ongera ugaragura ubwonko bwawe. Umva nkubwire rero ngiye ukina nshaka kukubwira uriya ni papa w'abana banjye kumwica ntabwo byanyorohera ntabwo nazatuza ahubwo twebwe dufite umutungo mwinshi cyane ngiye gufite ubushobozi kuri banki nshobora kujyayo sibyo nkagendera kuri amafaranga menshi ashoboka sibyo tukifurayitingira tukigendera tukajya hanze aho kugira ngo byibuze dusige dukoze icyaha sibyo ni ukuri bitekerezo. Sinzi niba utari kunyumva neza gusa ikiriho ni Imana iduhuje ndimo ndagenda gutya nawe wari uri kugenda gutya erega imitima yacu itera kimwe ahubwo ikibazo ni uko mbona hari akantu muri wowe kataracika ngo gacike kareke ninjire nkwinjiremo indani. Sinzi impamvu katari gucika ngo njye ninjire muture mu mutima nawe uture mu wanjye. Ngenzi kundimo rwose uramutse sinzi niba uri muranyumva aho byahereye tugenda tubivugaho ubu wari byari ngombwa gufata umwanzuro njye ndashaka ko tumukemura bikarangira tukagira gute tugakomeza gahunda zacu.
mwese mba mubwire wamfashije tugakora icyo kintu icyo gihe kandi nukuri cyaduha amahoro icyo gihe ntabwo tuzajya muri Amerika ngewe amafaranga byose ibintu byose tuzakenera uzabimbaza kuba ufite amafaranga birumvikana ni nacyo kintu wenda natekereza ko twebwe twanagera kure erego natekereje ku kintu wambwiye uriho nabi urahakana ko utariho nabi se reka tugende sibyo mbitekerezeho nta kibazo ndaza kuguhamagara ubwire icyo natekereje umwanzuro nafashe sibyo kabagore mana yanjye gufata umwanzuro birabagora okay ntacyo komeza ku isoko so wari ugiye kumbwiye wewe ni umvuye hano hepfo ku isoko ahubwo ngiye hano hepfo hara nanjye biba bise by'icanga ngiye guca hano gato yankajya mbona kujya mu numva nkeneye ko urukundo rwanjye nawe turuha umurongo kugira ngo tujye duhura nk'abantu turi babiri gusa ariko iyo twamaze guhura gutyo babyita kubumwe fasha hanga babyita kubumwe ndashaka ko tubishyira ku murongo twamara kubishyira ku murongo tugakomeza gahunda zacu niduhera muri ibi nta nubwo tuziteza imbere usubona tuba turi gutakanya cyangwa se igihe sibyo mva nkubwire nk'amasaha abiri ndaba ngwaye igisubizo ndaguhamagara sibyo shema numva nakurya sawa genda ubitekereze turaza kuvugana shushu wiyiteho sibyo bye bosi rero ngira ngo nari mwitabye wari umpamagaye wambwira icyo wari umpamagariye hasi nari mfite akazi kenshi buriya rero Claude uri umwe mu bantu twatangiranye iyi kampani uri umwe mu bakozi ba mbere bakoze muri iyi kampani uzi imbaraga twatangiranye naho bigeze ngira ngo urimo urabibona ariko uko mbona bimeze kampani irimo irakendera irimo irarangira hajemo abantu batandukanye batazi intego ya kampani hawe nk'umukozi umaze igihe muri iyi kampani urabona twakora iki kugira ngo kampani yacu yongere izahuke wenda byagiye biteza igihombo kubera wenda ku bagore cyangwa se ku bantu bo mu muryango umwe ngira ngo urabizi ariko cyane cyane iyo umuntu afite ibibazo byo mu muryango ibintu byose biramanuka yego nagira nk'urugero amakampani menshi uzabona harimo abantu bakwegereye abavandimwe umugore abana bawe arahomba kubera iki kubera ko haba harimo amarangamutima warabikoze bamwe urabirukana ariko ubu ngubu ikibazo gisigaye kuri wowe banza ukemura ibibazo byo mu rugo ni kampani zamuke twagerageje byinshi ariko byari byose nubwo ubona bigenda bicika intege ariko hari abanyamigabane bifuza kuza kutujoyininga aha icyo uvuze cy'abanyamigabane nanjye nari nagitekerejeho hari umugabo w'umufaransa witwa Stanley yari yasabye yuko yaba umwe muri twe agashoramo imigabane ye kugira ngo tubashe gukomeza gufatanya kampani yacu yongere izahuke kuko yari yakunze ibikorwa dukora yumva ashaka gukomezanya natwe icyo cyo ndumva turi kumwe kandi turimo kujyana yego nibyo ariko badukemura ikibazo cyo mu rugo my friend iyo ufite ikibazo mu mutima wawe n'ibindi bintu byose birapfa kemura ikibazo cy'umuryango hanyuma dukomezanye neza uzaba ureba ibindi gihe bindekere ngiye kubyitaho mbishyire mu murongo neza nk'uko bishaka Kadogo ese niwe wamamagaye nabitabye rwose mabuja
ubwo si inshuro zose nahamagaye wari uri gukora iki? nari mukoza akoye amasaniba muri aya masani wayaguriye mu nganda zikora godoro reba ukuntu yabaye twagira ngo yabona ate se godoro wari kuyica nabi muri se amasahani yogereza mu matwi yawe yandimo kuyogeza amatwi yawe ariyo yumva gute ngo uhamagara ntunyumva mabuja rwose mise mbyumva aka kanya bitanza nihuse cyane dore ubu tuvugana ndahageze n'ibirenge byanjye rwose gende gake giye nimba nguhamagaye singomba gusubiramo uri kubyumva ndabyumva rwose nje nanitonze kuko nanze kugenda cyane ngo naza kugenda nka serwakira uwo muyaga bita serwakira ubwo nanze kugenda nk'ubujya naza gutumura ibindi bintu ibyo bintu byawe simba nshaka kubyumva mva mubaze imirimo wayisoje imirimo ndayigerereje njyewe narakubwiye ngo saa 3 zige zigera buri kimwe cyose hano imbona kiri ku murongo hari ubwo saa 3 za nijoro za mu gitondo zaki za nijoro ubundi mu bwonko bwawe harasakaye neza nta kibazo hano n'umusatsi agasatsi karimo mabuja haratwikiriye rwose hano n'umusatsi ubundi yakamubaza bose ajya kukuzana yarakunsobanuriye yakubwiye undi we mabuja yarakumbwiye yambwiye ko uri umuntu mwiza ariko mu bigaragara ni umuntu mwiza pe uri umuntu mwiza cyane nta n'umuntu musa ku isi njye nkurikije n'iminsi tumara beza n'ababi hano niko kazi ushinzwe hano ushinzwe imirimo yo mu rugo ushinzwe umutekano w'uru rugo ushinzwe buri kimwe cyose kijyanye n'imirimo ushinzwe kumenya ngo uri mwiza ngo mubi ngo njye niyiziye no mu kazi nzajya nkora akazi kanjye kandi nagakore neza ku buryo wishimye ugakora neza rero ntabwo bivuze kumenyera ukumva ikindi ndakubwiye kujya urangaza inzu buri wese yinjira aho yinjiriye zihasohokera niko abajana nakinze ariko nta n'isoni nakinze zose zirarangaye inzu zose zirarangaye hejo byarangiye aciye he aho yanyuze ntabwo ariho umujura yanyura ese uravuga wa mubyara wawe ukwana n'amabandi oya nta mabandi nkwana ni kakabyara kawe kamwe kaje kagakobwa kabyara kawe mubyara wawe wari wambaye ikanzu y'umuhondo n'udukweto twa masayi kanzu y'umuhondo ntabwo yambaye igitenge kandi uri oya mabuja byibutse uzi ko mbyibutse koko yarakenyeye igitenge ariko imbere harimo iyo kanzu y'inzu y'umuhondo imbere babibonye uzi ko ni hasi n'ubu urupapuro rwasumbye baje n'ubu ngo iyo kanzu hasi nyine hano yarengaga ku gitenge yarakenyeye gabanya aho ngaho ndakumva rwose gusa uraza kumbona ndabona uri gushaka kurengera ndabona uri gushaka gukontorora amarangamutima yanjye uraza kumbona nudahindura nzakwereka ndimo ndakureba mabuja ndimo ndakureba rwose nzakwereka rwose sigira ngo simureba genda gake rero menye ko ngenda kina n'ibintu byose uri kubona ahangaha ugashaka kuzana cyane ungana nawe ndabyumva rwose tuvugana naje ngenda gake mvugane naza kugenda nka serwakira nkaza kuzamura ibintu by'ibivumbi ntibivangavanze n'ibishashi n'ibiki byose nko muri mondese ntuza induba bigahita byangiza amagambo yose yashyize ku munzani yawuca numva jya uvuga yabaze umenye n'uwo muvugana njye guhita njya ku isoko mpita njya kugura karikireta njye mfata amagambo mbere yo kuyavuga mvuga ngo ijambo rimwe ari wowe uguteranya n'ubwo nawe uri igihwinini nanone karikireta ahangaha ni ibi ako kantu ushyize ntabwo ari sawa ega kantu ucometsemo ako ntabwo ari sawa cyane ntabwo ari sawa ari sawa ni ubugo ry'imbago nahangaha hirya no hino wagira ngo nanone mabuja ndasobanutse pe usobanukiye hehe mu bintu byose mu kazi gutegura mu nzu ugasanga mabuja warebye ko na parafone yahanaguye nayihanaguye irasa neza cyane nayihanaguye pe irapika ikindi suzi cyane irapika rwose nta bindi nyine uzi ama nibyo nibwo bwenge ufite nibwo bwenge mfite rega buriya bwari bwiza ariko mabuja nawe muri iyi minsi sinzi ibyawe wajya gusigaye ibyanjye usigaye ureba warahindutse ibyanjye usigaye bikureba nkunda no kureba n'ibyanjye gusa ariko wagira ngo usigaye ujya mu bapfumu warahindutse cyane byabaye ipfumu niba bakwiye garuka hano ngo mubaki mvuze mubaki ushaka ko nsubiramo iryo jambo yari mvuze muri ba bantu nyine bafite intuza ngo ibinyuguri bazunguza ibintu by'ibinyuguri bavuga n'ibintu by'ibigango ngo n'abakurambere banza ndebe kambabuja urikumva nzibeshya mwumve iryo jambo mu matwi ya boss ndabyumva rwose mabuja umugabo wanjye akazaramuka byumva oya n'ubundi nari nshitswe ubundi umuntu wanjye isura nzayihinduriza oya umuntu wanjye nzayihinduriza hari imbere nzahashyira inyuma nzanashyiraho isane mabuja funga mudoma please cyane rwose pe ariko rero nawe rwose niba hari n'icyo wumvishije aya matwi
amatwi ugerageze shingamo ibiti siko ndi ndasukamo kore cyangwa supaguru kore cyangwa supaguru naho ubundi uzazamuka numvise iri jambo hanze y'iki gipangu nibwo uzamenya ubundi ntabwo byaharenga gusa nyine ntiryakura wowe ko ndabimenye ceceka aho ngaho nawe wakoze kumpa aka kanya sha iki gitanda rwose nsigaye nkizamo agenda mfite ikibazo cyo kumva kiriya kigabo cyawe gikubitana kuriya umunsi cyansaza muri kizanciramo umugongo nkazapfa ntacyo nimariye ko ukuntu agira amahane adusanze mumva yadutemagura. Tekereza rero nawe ukuntu nyongoza nkaza nanjye uranyongoza nkemera none se ubu ntuba wanyongoje nkabyemera uko bimeze rero rega nta n'uwo utashiduka kuko ngewe naje ahangaha ntangira kuriya numva ari ibintu bitazaza vuba ariko ubu nsigaye numva nkwiyumvamo cyane ku buryo ntaha nagera mu rugo yangirwa umugore yanjye nayegera nkajya nkura njya numva abantu bavuga ngo hari abantu bajya batembera muri Amerika nijoro uzi ko mfata nkazana ishusho ye nkayishyira hariya nka njya numva ari wowe ndi kumwe nawe erega si we wenyine nanjye uriya mugabo nsigaye mana ntazi ntabwo nkimwiyumvamo kuko wasanga ari kimwe ku kindi aho ngumva nkubwire sheri ya gahunda wari wambwiye yo kumodeshereza inzu tukikomeramo yikomeze mbabarira nayikore vuba vuba rwose waba wabyemeye se nabyemeye sinjye kwisabiye icyo ngicyo nicyo cyaburaga naho ubundi dukomeje kwikurura ahangaha nkajya nza dore ko iyo abantu bamaze no kugira icyo bakora usanga twanahurira mu nzira nkavuga ntitwihengeke ariko icyiza icyo kintu wahisemo nicyo cyiza twabihindura tumva nyine gahunda ari ukugenda nkishyura iyo nzu hanyuma nkaza nkagukura hano kandi hari ahantu nari nabonye inzu heza hepfo numvise nyiri abakomisiyoneri bagenda bayirangisha ndavuga ntindaza kukubwira kuko ahangaha nta mutekano uhari pe uriya mugabo isaha n'isaha yatugwaho noneho se uriya akadogo atanga amakuru ubwo se amafaranga umuha wazanayabona buri munsi urakoze cyane kuko kiriya kikadogo cyawe uretse no kugiha amafaranga wenda amafaranga twajya tugerageza bigakunda ariko kiriya cyazaturaburiza uriya yaturaburiza rwose akatuvamo urabona nitwa ngo ndubatse nawe urubatse urumva byazafata nyine byaba bibi cyane kurusha vuba twatangira buriya ni hari ikintu nyine hari ibintu biba bisa nkaho byikora uko twahuye uko byagiye biza gake gake kugeza ubwo dutangiye guhurira mu ishuka ahangaha ni ikintu ubona nyine navuga kuri njye nabonye ari amahirwe kuko hari ukuntu wawe ukagenda ugahura n'umuntu ugasanga n'ubundi wakoze ikosa ryo gushaka mbere ni we mba nararongoye ariko ntacyo n'ubundi ndakomereza ahangaha n'ubundi ntarirarenga ariko se jari uriya mugore wawe ntazatumara atumara gute se uriya shobora njyewe umugabo namufashe ntya wiki bose ko numva bikaze ndumva ufite ibibazo byinshi gusa abagore nibo basigaye basenya ingo gusa ntugire ikibazo mfite umuganga Matata arikoraho hakaka ibibazo ufite byose nizeye ko ninkuhuza n'uwo muganga uzajya wicara mu kazi ukore wishimye unezerwe n'umugore wawe mwese mumeze neza naho nibitabibi nutabikora azanahigerera nabonekerwa se n'ibiki byose ingo zose zirimo ibibazo
byanga bikunze arahagera. bamubwire Biri naramaramaje gukorera Imana. Igihe nataye hanze aha kirahagije. Nta kindi gihe cyo guta ku bantu kandi nta wundi muntu ufite ubushobozi buhagije keretse Imana. Niyo ifite imbaraga zihagije rwose zo gukiza abarwayi igakiza n'ababembe. Kandi ububembe bwanjye Imana irabuzi. Aho ngarukiye Imana, ijambo ry'Imana ntiritwemera gushikisha, gushika, kurogesha no kujya muri ibyo bintu byose twiringiye amaboko n'imbaraga by'abantu, ahubwo twiringira Imana. Bose bari mu kazi rero, afite imbaraga reka mvuge ngo zirenze iz'Imana, niwe Mana. Genda nirukanse imisozi nava hano nagera hariya ngahamusanga ngahirukanka uve hano ndeko ari uri buhure n'Imana. Kangubwire Biri, uhereye none ahangaha unabimenye, naho kampani yanjye yagenda n'uwo mutungo nkunda, iyo ndi muri kampani yanjye ndanezerwa. Imyambaro ikanshiraho nkarwara nkaremba, habaho nta kintu mfite, sinshobora kwitandukanya n'Imana yanjye. Niko se Angel, nkubaze, buri munsi tuba twumva induru, mutongana, mutukana, murwana, ikibazo kiri muri urugo cyitwaye gute, kimeze gute? Niko se mada, waje kuba umujyanama w'urugo rwanjye ryari? None se wirengagije ko hano ari mu rugo kwa musaza wanjye ngomba kumenya ibibazo? Mu rugo kwa musaza wase bivuze kuza unjoga, umvogera. Ngomba kumenya ibibazo biri mu rugo kwa musaza wanjye. Ubifasha ki, udukemurira iki? Mbwira kugira ngo mbaganirize nyine menye ibyari byo, tubishyire ku murongo neza. Uri umujyanama w'umudugudu se? Uri umujyanama wo ku kagari? Yarakuregeye se? Ndi umujyanama wa musaza wanjye. Yarakuregeye? Ego, nese ubu ngubu ibintu byose ntituba tubyumva kandi yaranabinganirije. Nese wumva nta kibazo gihari? Urumva yakwiherera niba rero wari umujyanama w'umugore wa mbere, njyewe full stop. Ewe, na wa mugani. Umugore njyewe full stop. Koko, reka wakavuze gutyo. Umugore wa mbere urumva twaramugira inama mbi ku buryo yo waje kwigira ishyano ryose. Mwaramusenyeye. Ntabwo twamusenye, ahubwo uje uri ishyano. Yarata abagore mu rugo. Nta soni. Umuntu nkawe ananirwa kubaha umugabo we. Abagore mu rugo, ubundi umugore yakugira inama kubaka. Muzi ko arimo mwasenyeye n'ura mugore wa mugani. Rero ntabwo uko bizagenda. Umva nkubwire rero. Ishyano ribi. Umva nkubwire. Gasopo mu rugo rwanjye. Hano ni mu rugo kwa musaza wanjye. Ngomba kuhagira ijambo. Uzongera kumusuzugura. Urashaka kurya umvuriye ahangaha. Ntabwo umva nkubwire. Rimwe kabiri nkubwire. Mvira hano. Wazanywe no kurya imitungo y'umuryango. Mvira mu rugo. Umva nkubwire rero. Nundi munsi. Mvira mu rugo. Umva nkubwire. Mvira mu rugo. Ntaho mva. Nta soni. Ntaho mva utarambwira ikibazo gihari. Ubugorera. Ubugore. Asubu nkawe. Umva nkubwire. Aha ni mu rugo kwa musaza. Nawe ntacyo navugana nawe. Si wangira inama ibaze kweri. Uzongera gusuzugura musaza wanjye. Mubaza nkusohora. Akosora we. Ariko ubugore bw'iki gihe niba urugo rwawe rwarakunaniye, jya ugira inama urugo rwawe. Nta n'isoni. Ujye ugira inama urugo rwawe n'undi munsi kandi. Ahubwo uramushaka, urashaka ko umusaza wakurongora. Nta n'isoni. Umva nkubwire. Ahubwo araza kumbona nawe, niba araza kumbona, niba yaratwaye amabanga y'urugo akayakuzanira. Nta n'isoni. Tugore tw'iki gihe twigize utunyameshe, twigize utugenzuzi mu ngo z'abandi. Nta n'isoni. Musaza wawe ejo bundi azaba namfurira amakariso. Soni saza wawe, uru rugo ndarufite we. Simba ushaka muri gutora. Ushinzwe iki hano mu rugo?
ushinzwe icyano mu rugo tujyana ujya koza ibintu na koropa ahangaha nta soni ubukozi bw'iki gihe bwigize iki iyo nshaka kuruhuka mu mutwe tifata nkazaha kuri aya mazi urabona iyo urimo urabona nka tuno udukoko turi mu mazi ziriya bazita igishuhe hanyuma turiya ni udufi turi koga atari tuntu turi gutaruka gutya ariko ni ubwa mbere nje ku mazi ni ubwa mbere nje ku mazi ariko nanjye ntabitekerezaga kuri uriya mugabo yigeze akugeza ahantu nkazi ntabwo bishoboka niyo mpamvu iyo uje hano mu mutwe usanga ugenda nyine wumva ibintu bigenda bijya ku murongo stress zo mu rugo zishira ukumva ni sawa ntacyo gahunda buriya rero ukuntu imeze ibi ngibi ni bito kuko ibyiza biracyaza urebye hirya no hino ukareba urumva nk'akayaga kari kuva muri ibi biti urumva kakava sawa cyane kabisa ibyiza tuzagenda tubigeraho nidufatanya ukuri ntukajye ubeshya ntabwo nakubeshya ariko usigaye wumva ko noneho wantega amatwi ukanyumva byose twanyuze mu wabonye nkubeshya se niko bizajya bigenda nanjye hari urundi rwego nkubonaho cyane iyo turi hahandi nyine kwa kundi nyine iyo turi hahandi ubwo bwa mbere sinzi niba akantu kitwa kujojoba ukazi nakonze ariko buriya rwose ntabwo najya wenda kubyerura ariko ndumva ubyumva ka gahunda ko kujojoba ngewe najyaga nkashakira ahantu henshi ariko ntiwumve ko nagiye ahantu henshi ariko no mu bitabo nasomye najyaga numva kujojoba simenye ngo ni ibiki ariko nabikubonyeho gusa nzagenda bigusobanurira urabiketse nta nubwo wabikeka ntacyo reka dukomeze twirebere aya mazi urumva umerewe ute meze neza cyane rwose ejo bundi rero urumva ndi koroherwa mu mutwe hano niho mba nakuzanye hari n'ahandi hatandukanye ngenda njya urebye nka hariya hafi iriya famu wambazaga iriya iri hakurya cyane nenda gushyiraho n'ibindi bikorwa iruhande rwayo gutya kandi nyine bizakunda byose bizaba ari ibyacu uri tayari se kuzajya ubikurikirana neza cyane kubona nta mwanya mafite nkomeza ngenda njya hirya no hino uzajya uri sawa nyine kugira ngo tubikurikirane hanyuma kadushyiremo turebe ukuntu twahindura imyenda tujye muri aya mazi twogeho hanyuma tuze gutaha tugende tupange na gahunda zikurikira sibyo shuru nibyo rwose ndagukunda nanjye ndagukunda Lina, karame warayite se wumva
nyine kandi ariko ndaza kumenya neza ubwo ntiwaraye mu bitekerezo byinshi bikakuzamura stress ntabwo byabura ariko turebe n'ukuntu wanyakiriye nagiye nongera guhumurizwa ese waramutse neza shantawe kuko nanjye buriya naraye mu bitekerezo byinshi nibaza ukuntu ugomba kubaho ubyara wanjye ibibazo bitangiye akiri muto numva ni ikibazo ariko buriya nta kibazo kidafite impamvu jya ugira ukwizera mu buzima bwawe buriya buri kintu cyose kigira impamvu kandi kikagira isaha kikagira n'iherezo komeza wumve nyine utekanye amahoro iyo telefone si yawe kubera ko waryamagaye ahubwo bamwita amahoro waryamagaye mwita nta kibazo karame yako alo karame ndaho anko Amapera karame amakuru yawe amakuru ni meza uburwayi gake gake ibibazo byanjye biba bikingurikirana ntagira aho mba ni ubwo buzima mbese mbayeho ntabwo ariko bizashira umva nagiye nanjye nuri indege ngenda ntakubwiye byarantunguye cyane nta nubwo twari duherukanye kuvugana ubu nanjye nibereye mu Bubiligi hari mission twagiyemo ndumva tuzayisoza nyuma y'imyaka 5 gusa nagiye bintunguye cyane sinakuvugisha ariko nagira ngo nkubwire ngo cya gipangu nabagamo urabizi ko ntabwo nagurisha kandi nteganya kuzagaruka rero hari umukadogonari twabanaga yikoragamo agataha niwe ubu ngubu uyirimo nagira ngo nkubwire byaba byiza niba ukomeje kugenda ubona hari kuzamo ibibazo narabyumvise by'umugabo nagira ngo nkubwire ugenda uyibayemo mpaka igihe nzazira unandebere umenye buri kimwe cyose kiba kiri hariya kugira ngo uzabashe kugira ngo ugaruke usange ibintu bimeze neza ntabwo sinzi icyo nagushimira ntabwo nzi icyo naguha pe gusa imana iguha umugisha umva ndimo kumva ibyo bintu ngira nkumva gasa nk'ubivuga njyewe si ubu nakongera kuko kugira ahantu mva ngatuza mana yanjye imana ko yari inkoreye ibitangaza oya humura buriya ibintu byose kuri nose abantu barahinduka abantu barakuzengereza ariko Uwiteka niwe uca inzira kandi ibintu byose hari igihe biba bihurirana nyine bifite impamvu mana yanjye imana iransubije imana isubije igihe ujya kwa munkere wanjye uba hanze arambwira ngo ngere njye kuba mu nzu ye ibyo njye yarabyumvishije ngo nindeke kujya nanga ariko wa mana uri mwiza arakomeje se cyane ngo ajye kuvugana n'akadogo hanyuma ambwira uburyo kindi buhagere tera amapfizi nawe azahahira sibyo nakubwiye barajya hehe buriya nkura mukuru wanjye kwaje akaza akabona yuko imana isubiriza igihe kwaza kuza kubona yuko ejo bundi naba mbayeho nawe ariko nkaba ngiye gusubizwa ariko wa mana we oya cyokora imana ishimwe ni byiza kandi wakoze cyane wakoze kunyakira ntacyo witayeho oya njyewe ntabwo ari kuri yameze ntabwo ariko meze kandi nyine naho ngaho uzajya uzakomeza umenye ubwenge buriya uri mu bibazo ugira uko witwara musaza wa uzi ibibaye ngiye mu rugo rwawe nje kubasura mpasanga umugore wawe ngize ngo mubajije ku bintu byo murimo murapfa bya bindi nyine muhora mutongana mutukana ubwo uzi ukuntu ambwiye arantutse aranshiwanuje
ambwiye amagambo mabi ariko turashwana turatukana. Rero mva nkubwire musaza wanjye twose rimwe tuganira byinshi. Uriya mugore niba utamuretse njyewe ndagukaraba pe, ndagukaraba nta n'ikintu tuzongera kuvugana. Oya nibyo ugende nugera mu rugo imubwire arusohokemo. Arusohokemo bitabaye ibyo njye ndagukaraba nta n'ikintu tuzongera kuvugana pe, kandi ndabirangije nta n'ikintu tuzongera kuvugana. Nta kindi nyine arashaka kukurira imitungo akagenda, ariko ubundi ubona uriya ari umugore ko ari inshinzi. Ni shitani wazanye mu rugo. Oya reba ukuntu bigenza rwose, reba ukuntu bigenza kuko ni shitani wakuruye mu rugo. Oya gerageza rwose, gerageza kandi uzampe igisubizo vuba. Gusenga nyine komeza usenge nanjye ndimo ndagusengera, ariko rero n'uriya mugore umwirukane dore igihe twasengeye byaranze, ariko noneho yego kuyantutse aranyandagaza. Ntabwo ubizi wowe. Reka dusenge ariko n'ibyo ngibyo ubikore kuko ntabwo tuzishingira ibintu byo kuza kukurya imitungo pe. Sawa urakoze, nahejo. Sawa. Sawa. Izina rya Yesu. Akaje hano gute? Asumana yanjye zamu umuntu aza hano atanavuze. Sibazi. Amakosa yose ni zamu. Aguha karibu hano gute bundi? Zamu ukagiye. Sinasoni. Asundi unshaka hiki? Unshaka hiki? Ko nakwiyamye ngo umvire mu buzima bwanjye unshaka iki wa muhungu? Ubundi wabuze abakobwa, wabuze ugenda ukagwaho, ubundi ubona ndi level yawe, mbwiza ukuri. Niki kintu unshakaho? Angel, ngiye ngushaka iki? Niki nyine ko nakwirukanye mu buzima bwanjye uranshaka iki? Akora ubundi nzara nsigaye mfiteho. Urayibona? Nosuje ngo yinguye. Urayibona? Iyo nzara yawe urajyanga ari ndikemura. Ninjye uje kugwaho. Ninjye uje kugwaho. Uri bikubintu wambeshye ngo ama company muri kine bike.
narakubeshye rero tuza ngansohokera mu nzu. Niba narakubeshye uje gukora iki hagati aho? Njyewe niba narakubeshye uje gukora iki? Naje nje urumva? Nkungwara ikize amaboko atareshya naramukanya Petit. Warubizi isosi ndayimena mu bushishi urumva neza? Ngwa ndayimena mu bushishi. Isosi ihe kuki habaye iki? Baba we ntabwo bizi? Nabyo nsi habaye iki? Imigambi yakuzanye hano urayizi urumva neza? Ntabwo yizi? Nta rukundo wigeze ukunda uriya mugabo urumva neza? Byose ndabivuga. Ngongo ki? Byose ndabivuga nawe urahomba urumva urahomba. Sibyo umva nyine nkubwire. Mbwira iki? Ni ariko ubushinjwe warishyize hejuru ukatuganira. Uri kukuransebeje mu muhanda. Agaciro wanesheje ntabwo akagarura we urumva neza? Ikibazo cyawe uvuga cyane. Uvuga cyane. Ufite ishingiro. Use wagira ino nzara. Nyine iyo nzara nanayimara ariko ufite ikihe kibazo? Nta mafaranga ni iki? Mbwira ikibazo ufite. Nyigukemurire. Muhangaye kugira ngo ibangure imirengo no mu ndago bu. Ariko nkazaryumva hanze. Ni gutya. Mbwira. Nguma ngaye. Ushaka amafaranga ngaye kugira ngo umveho umvire mu buzima. Sinzongera no guhura nawe. Ujya kure y'ubuzima bwawe. We nta mafaranga wabona umpaye urumva neza? Ntayo wabona. Ose niyo nzara ufite ngo na mafaranga nabona naguha. Ubusashize amezi angahe? Ntarya ntanywa nagira gute? We wabona amafaranga umaye amari no nzara mfite. Wapi? Wongera urashaka amafaranga. Imyambaro narigurishije nsigaye mara mu mwambaro umwe kubera ko wari waranyizeje amafaranga none narayabuze. Ikibazo cyawe uvuga cyane reka. Ndavuga cyane. Umukene wese avuga cyane. Hari ikibazo kibaho kidakemuka. Urashaka amafaranga angahe kugira ngo ibibazo tubirangize umvire mu buzima n'izina Angel urisibe mu mutwe wawe. Ufite icyo kibazo mbwira se hamwe ngi nawe tugiye guhangana.